Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima rivuga ko ku isi hari abantu benshi bafite ibibazo by'ibice by'umubiri cyangwa se ingingo zangiritse zirimo umutima, umwijima, impyiko n'izindi, ku buryo zikeneye gusimbuzwa. Kandi hari umubare muto w'abantu biteguye gutanga izo ngingo ngo zishyirwe muri abo bantu bazikeneye. Gutanga ibice by'umubiri wawe ngo babitere mu wundi muntu bikorwa ku muntu wapfuye iyo umuryango we udashaka kumushyingurana ibice by'umubiri bizima, kandi hari abo byarokora, bityo bakemera kubiha ababikeneye. Gusa uyu munsi n'umuntu muzima yemera kugurisha zimwe mu ngingo z'umubiri we bakamuha amafaranga. Nibyo kuri iyi si hari umuntu ukenera amafaranga agafata icyemezo cyo kugurisha impyiko ye imwe. Aragenda bakamubaga, bakayimukuramo, bakamudoda, bakamuha amafaranga agataha. Kuri iyi si hari isoko rigurirwaho ibice by'umubiri kugira ngo bishyirwe mu bandi bantu babikeneye. Iri soko baryita red market, isoko ritukura, cyangwa se blood market. Mu mwaka wa 2019 ishami rya Loni rishinzwe abimukira ryaburiye abanyanigeriya ribasaba kwitwararika kubera ko abantu bamwe babizezaga kubajyana ngo bajye kubaha akazi mu burasirazuba bwo hagati, ariko bamwe mu babizezaga ku kazi babaga ari abagizi ba nabi, babajyanaga bakabica, bakabakuramo ibice by'umubiri nk'impyiko cyangwa se umwijima kugira ngo babigurishe. Iki gihe byavugwaga ko impyiko imwe y'umuntu yagurwaga $262 by'amadolari y'Amerika. Hanyuma umutima ukagurwa $119 by'amadolari, umwijima ukagurwa $157 by'amadolari y'Amerika. Hano ku isi hari abantu bagenda mu mihanda bafite imitima, imyijima cyangwa se ibihaha baguze. Hano ku isi kandi hari abandi bantu bagenda mu muhanda afite impyiko imwe kubera ko iya kabiri yayigurishije kugira ngo abone amafaranga yo kugura inzu cyangwa se iPhone. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ntabwo tugiye kuvuga ku bucuruzi bw'impyiko n'umwijima n'umutima, ahubwo tugiye kuvuga ku rukundo dukunda amafaranga n'ubundi butunzi. Kuri iyi si hari abantu biteguye gukora ibishoboka n'ibidashoboka kugira ngo babone amafaranga n'ubundi butunzi. Ibyaha bibiri bikorwa cyane ku isi ni ubujura n'uburiganya. Mu byaha 10 bikorwa n'abantu benshi kuri iyi si, ibigera kuri 3 muri byo ari byo ubujura, uburiganya n'ibyaha bikoreshwa ikoranabuhanga bifitanye isano no gushaka kwigwizaho ubutunzi. Birasa naho ibyo dukora hano ku isi byose bigamije gushaka ubutunzi n'ubukire. N'ibindi byose dukunda nk'icyubahiro no gukundwa twibwira ko tubigezwaho nuko twamaze kubona ubutunzi. Iyo urebye uko twiyumva iyo abantu batugurije amafaranga batwishyuje, cyangwa se abo twagurije batinze kutwishyura, iyo urebye uko tuvuma banki zatugurije amafaranga iyo dutekereje ku nyungu batwaka, iyo urebye uko dutekereza bene wacu b'abakire banze kudufasha, cyangwa se uko dutekereza bene wacu b'abakene bahora badusaba, iyo wibutse uko wiyumva iyo abantu mwahoze mureshya babaye abakire wowe ugasigara uri umukene, cyangwa se iyo urebye abo mwabanye bagumye mu bukene kandi we warakize, iyo utekereje uko wiyumva iyo uhombye amafaranga wari wabariye, cyangwa se iyo utombaye amafaranga menshi utatekerezaga, uburyo ugira ibyishimo ndetse ukumva no ku mutima wawe wabaye umuntu mwiza. Ntabwo ubona ko twebwe abantu nk'inyoko turi ibisambo mu buryo karemano? Reka tuvuge ku birebana n'urukundo dukunda ibintu. Tubahaye ikaze. Uru rukundo dukunda ibintu cyangwa se ubutunzi rugomba kuba atari urwa vuba cyane. Birashoboka cyane ko mu myaka 500 ishize abantu bariho icyo gihe bari bafite ukwikunda gukomeye, akaba ari nabo baduhaye uwo murage wo kwikunda kuri uru rwego. Nawe iyo ubonye agasimba nk'urutozi, isazi, ikimonyo cyangwa se akandi gasimba gato mu nzu yawe cyangwa se ahandi hantu, wumva wagakandagira ukakica? Ntabwo ari wowe wenyine, hari abandi bantu benshi bameze uko, kandi n'abakurambere bacu bagomba kuba uko bari bateye. Ninde wigishije abakurambere bacu ku ruhu rw'inzoka rwavamo imikandara myiza kandi ikomeye cyangwa se inkweto nziza? Ninde wababwiye ku ruhu rw'ingona rwavamo inkweto zikomeye cyangwa se ikote kandi bihenze? Kuva abantu bagera ku isi bakoze ku buryo buri kintu cyose bahuye nacyo bagikuramo inyungu.
umuntu wo muri iyo myaka 500 ishize agomba kuba yarabonye inyoni ku nshuro ya mbere, aho kuyibonamo inyamaswa iguruka, ahubwo agatangira kwibaza uburyo iyo nyoni yayirya. Uyu munsi hari uburyo butagira ingano bwo kurya inyoni tworoye zitwa inkoko. Tuzirya ari inyama, tukarya amagi yazo, kandi dufite uburyo bwa gihanga bwo kuzikuza mu minsi mike ikavuka tuzi igihe tuzayicira tukayirya. Mu kwikunda karemano kwa muntu, yabonye inzovu ahita atangira gutekereza uburyo yayica akayirya, ubundi amahembe yayo akayakoramo imitako n'ibindi bikoresho nka za clay cyangwa se turiya tuntu bakandakandaho kuri piano tugatanga umuziki. Muntu akigera ku isi, ikinyabuzima cyose yabonye yahise atekereza uburyo yagikuramo inyungu. Nta kintu na kimwe gishishikaza abatuye isi uyu munsi nk'amafaranga. Birasa naho amafaranga ariyo mana igezweho kuri benshi. Ku bantu babyaye, nta kintu gishimisha nko kubona abana bawe bakura, kuva ku kuba urusoro kugera avuyemo umugabo cyangwa se umugore. Iyo ubonye umuntu akura, iyo ubonye inyamaswa ikura, cyangwa se iyo ubonye ikindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose gikura, uba ubizi neza ko uko gukura kwacyo kuzagera igihe kugahagarara. Ibi turabizi, nta kinyabuzima gikura ubuziraherezo. Gukura kw'ikintu ariko kikageraho kigahagarara bibaho kuri buri kintu hano ku isi, usibye ikintu kimwe cyonyine: ubukungu. Gukura k'ubukungu cyangwa se ubutunzi birasa naho ari ikintu kibaho ubutarangira. Uwa mbere wabanje kuvuga ko iterambere ry'ubukungu nta herezo rifite ni uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ronald Reagan. Yavuze ko kuzamuka k'ubukungu bidashobora kugira iherezo kubera ko ubushobozi bwo guhanga udushya no kuvumbura ku bantu nabwo butajya burangira. Icyo gihe yavuze ko nta herezo na rimwe riri mu kuzamuka k'ubukungu n'iterambere rya muntu, cyane cyane iyo abantu bafite ubwigenge n'ubwisanzure bwo gukurikira inzozi zabo. Ibi yavuze bigomba kuba ari byo cyane, kubera ko uyu munsi umuntu wa mbere ukize kuturusha twese ni Elon Musk. Atunze miliyari 221 na miliyoni 200 z'amadolari. Iyi ni ingengo y'imari u Rwanda rwakoresha mu myaka 44 ruramutse rukomeje gukoresha miliyari 5 z'amadolari zidahinduka buri mwaka. Uyu nawe nta munsi asiba gukora kugira ngo arebe ko aya mafaranga yakwiyongera. Buri mwaka nawe nkatwe twese yiha intego z'uburyo ubutunzi bwe bugomba kuziyongera. Iyi intego twihaye zo kuzamura ubutunzi zitagezweho, turahangayika tukavuga ko twatsinzwe. Kubera iki? Mu myaka 150 ishize hari umugabo witwa Karl Marx, wari umufilozofe n'umuhanga mu by'ubukungu w'Umudage. Yavuze ko kuzamuka k'ubukungu ari rwo rutirigongo rw'imibereho yacu. Ubukungu buba ari ubuzima iyo bwiyongera. Iyo butazamuka ntabwo bwitwa ubukungu. Gusa Karl Marx hari ikindi kintu yavuze kuri iyi ngingo. Yavuze ko uku kuzamuka k'ubukungu n'uruhare tubigiramo ari byo bizasenya imibereho yacu igezweho. Mu yandi magambo, iyi si ntabwo izarangizwa n'ubukene, ahubwo izarangizwa n'inyota ya muntu yo gushaka ibintu. Ubusambo nicyo cyago gikomeye iyi si ifite kurusha ibindi byose. Ukurikije ibyo abantu biteguye gukora uyu munsi kugira ngo ubutunzi bwabo bwiyongere, birashoboka ko twamaze kugera kuri rwa rwego Karl Marx yavugaga, aho dushobora kuba tugiye kwisenya. Ubaye uri umuntu udasanzwe aba kuri iyi si, ukahagera uyu munsi, wakwibaza ikintu cyabaye, aho buri mbwirwaruhame ivugwa n'uwo ari we wese ivugwamo ibirebana no kuzamura ubukungu. Buri gikorwa gikorwa muri iyi sosiyete cyose kivugwamo ibirebana no kongera ubukungu. Buri gikorwa gikorwa n'abantu uyu munsi kiba kirimo amafaranga. No mu rusengero, iyo tugiye gushaka y'agakiza n'ubugingo bw'iteka ryose, haba hagomba kuzamo amafaranga. Igihe cyose hano ku isi hazaba hari abantu, hazabaho gushaka ubutunzi. Ibi bintu byo kubaho buri wese adatuje ashaka ubutunzi byabayeho kuva abantu baza ku isi, ariko iyi myitwarire yiyongereye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi.
mu buryo budatandukanye. Ibintu byose bigezweho muri iyi si bitangirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntambara ya kabiri y'isi, inganda z'Abanyamerika zakoze indege nyinshi z'intambara ndetse n'ibifaru byinshi byo kugurisha abarwanaga, maze bituma Amerika itagira ibibazo by'ubukungu nubwo isi yose yari mu ntambara. Ingano y'amafaranga bakuraga muri ibi bikoresho bya gisirikari bagurishaga mu mahanga batangiye kuyabara bakoresheje ibarurisha mibare, maze bavumbura ikintu bise Gross Domestic Product GDP. Ibi nibyo byitwa umusaruro mbumbe w'ibikorerwa imbere mu gihugu. Iyo ibi bikorerwa mu gihugu bibaye byinshi, ubwo ubukungu bw'igihugu buba burimo kuzamuka. Ubu buryo bwo kubara bukivumburwa, Abanyamerika barabwizeye cyane. Kuva icyo gihe ntabwo ibyo umuntu yinjije ari byo byari bigifite agaciro, ahubwo iby'igihugu cyose cyinjije nibyo byari bisigaye bifite agaciro. Ibi byitwa umusaruro mbumbe cyangwa se GDP byahise bihinduka umubare fatizo ibihugu byose byo ku isi bishingiraho bifata ibyemezo. Hashize imyaka 30 intambara ya kabiri y'isi irangiye, ubukungu bw'ibihugu by'Uburayi na Amerika bwazamukagaho 8% buri mwaka. Ubu noneho bashoboraga kumenya ko abantu bakize batarebye ibyo abantu bafite mu mifuko yabo, ahubwo barebye imibare. Igihugu cyacu kirimo kirakira nubwo we waburaye cyangwa se nubwo ubizi neza ko imibereho yawe atari myiza. Ni nk'uko bavugaga. Muri iyi myaka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ibihugu byinshi by'Uburayi byarakungahaye cyane, maze bamwe bavuga ko ibihugu byabo birimo gukora ibitangaza mu bukungu. Igisekuru cyariho icyo gihe cyabayeho neza cyane kubera ko nibwo inganda zakoze ibikoresho byinshi byoroheje ubuzima. Ubwo ni mu 1970 n'1980. Iki gihe nibwo inganda nyinshi zakoze imodoka nyinshi abantu barazigura. Imihanda yo kuzigendeshamo nayo irubakwa. Inganda zikora ibikoresho byo mu ngo byoroshye ubuzima nk'imashini zimesa, izisukura inzu, izoza amasahani n'ibindi. Aho mvuga ariko ni mu bihugu bikize nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Burayi. Icyo gihe nibwo ibirebana no kuzamuka k'ubukungu byari birimo kubakorera akazi keza, barimo babyishimamo. Ikintu gitangaje kumva muri ibi bintu by'ubukungu ni uburyo iyo urimo gutera imbere gutyo nk'igihugu, haba hari ahandi hantu ku isi aho abahatuye baba bagikeneye ibintu by'ibanze we wamaze gukemura. N'uyu munsi niko bimeze. Mu gihe mu bihugu bikize bakemuye ibibazo birebana no kurya no kwambara, mu bihugu bikennye uyu munsi mpuzandengo y'amafaranga atunga umuturage umwe waho ku munsi ari munsi y'amafaranga umuturage wo mu gihugu gikize nka Amerika n'Uburayi agura agakombe k'ikawa buri gitondo. Ubu busumbane nibwo gisobanuro cyanyabyo cy'ubukungu bw'iki gihe. Hagomba kuba abakire n'abakene. Gusa kuri bamwe mu basesengura iby'ubukungu n'imitekerereze y'abantu, igitekerezo cy'uko umuntu muri kamere ye ahora ashaka byinshi cyangwa se bihagije ntabwo kigomba kurangirira aho, ahubwo abantu bakwiye kwibaza ngo ibihagije ni ibingana iki. Ikinyamakuru cyitwa Forbes magazine cyandika inkuru z'ubukungu by'umwihariko kikandika ingano y'amafaranga abakire batunze, kivuga ko muri uyu mwaka wa 2024 ku isi hari abantu 2781 batunze miliyari imwe cyangwa se nyinshi z'amadolari. Ntabwo isi yigeze igira abakire benshi nk'abifite uyu munsi. Aba baherwe bari ku isi muri uyu mwaka wa 2024 barutaho 141 abisi yari ifite mu mwaka ushize. Mu yandi magambo, ubukungu bw'isi buzamuka buri munsi. Abantu kuri iyi si bakize kurusha ikindi gihe cyose cyabanje. Aba baherwe bose 2781 amafaranga yabo uyateranije ni trillion 14 na miliyari 200 z'amadolari. Umwe muri aba baherwe yitwa Jeff Bezos, yigeze kuba umuherwe wa mbere ku isi. Niwe washinze urubuga rwa internet ruhahirwaho rwitwa Amazon. Mu mwaka wa 2020 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyari kibasiye isi, abantu batemerewe gusohoka, uyu mugabo yinjizaga miliyoni 73 z'amanyarwanda buri munsi. Avuye mu kuba urubuga yashinze ari rwo abantu bahahiragaho kubera ko nta wasohokaga. Igihe isi yari mu marira kubera iki cyorezo, hari abari mu byishimo kubera ko ubucuruzi bwabo nibwo bwateye imbere. Hari abantu batari bake bavuga ko ubuzima bwacu hano ku isi uyu munsi
ari bubi kubera ko twahisemo uburyo bw'ubukungu buhanganisha abantu, ari byo bikurura ishyari muri benshi. Kapitalisme. Iri jambo abantu benshi bageze mu ishuri bigeze kuryumvaho rimwe cyangwa se kenshi, hari n'abarisobanukiwe cyane. Ni uburyo bw'ubukungu n'imitegekere aho ubutunzi bwose ndetse n'amasoko y'ubutunzi byose biba ari iby'abantu ku giti cyabo cyangwa se ari iby'inzego z'abikorera, ku buryo inyungu ziva muri ibyo bintu ziba ari iza ba nyirabyo hatitawe ku bandi benegihugu bashobora kuba bashonje cyangwa se bababaye. Aya maduka yose ndetse n'izi nganda tubona hanze aha ni iby'abantu ku giti cyabo. Amafaranga babikuramo bayakoresha uko babishaka, bakohereza abana babo kwiga mu mashuri ahenze, bakagura imodoka 7 zo kugendamo kandi bakarya 7 ku munsi, batitaye ku kuba wowe umaze icyumweru cyose uburara kandi wowe nabo mufite indangamuntu imwe. Iyi niyo kapitalisme. Ubashije kurusha abandi ubutunzi ubwo nyine arabwegukana, mwebwe mwabubuze nyine mukipfira. Hari ubundi bwoko bw'ubukungu na politiki bwitwa socialisme. Ubu ni uburyo bw'ubukungu na politike aho ubutunzi bwose bwo mu gihugu cyangwa se muri sosiyete buba bucungwa n'abantu bose kandi bakabugiraho uburenganzira bungana. Ibikorwa byose mu gihugu bikorwa ngo bigirire inyungu abantu bose. Muba musa naho mubifatanije kubera ko ibyemezo byose bifatwa mu gihugu bifatwa ngo bibyare inyungu kuri bose. Buri gihe iyo uganiriye n'abantu ku birebana na socialisme cyangwa se ubwoko bw'ubukungu busangiwe na bose, birangira ufashe umwanzuro ko socialisme ishoboka mu bitekerezo no mu magambo gusa, ko mu bikorwa idashoboka. Abantu mu buryo karemano ni ibisambo kandi baremewe guhangana no kugerageza kwirundaho ibyiza byose batitaye ku bandi. Turemye mu buryo tubaho duhangana kandi twigereranya n'abandi. Byose biri karemano. Nk'ubu biramutse bishobotse ko twese tubona inzu nziza zo guturamo, imodoka nziza zo kugendamo n'ibiryo bihora ku meza ya buri wese, nibyo ubuzima bwacu twese bwaba ari bwiza. Ariko hari bamwe bajya kumena inzu z'abandi bakabatwara ibyabo, atari ukugira ngo bagire byinshi, ahubwo bagira ngo basigare ari bo batunzi bonyine, kubera ko buri wese muri twe akundi afite ibyo arusha abandi. Kwiruka ku byishimo niyo mpamvu ya mbere ituma abantu bakunda ibintu. Abantu hafi ya bose dutekereza ko gutunga ibintu byinshi ari byo bitanga ibyishimo. Impamvu yibi nuko kuva tukiri bato dukorerwa ibikorwa cyangwa se tukabwirwa amagambo atugaragariza ko kugira ibyishimo muri ubu buzima biva mu gutunga. Kuva ukiri muto werekwa ko kugira ngo uzabeho wishimye muri ubu buzima ari ukuzagira inzu nziza kandi nini, ugatunga telefone nziza kandi igezweho, ugatunga imodoka. Ibi byose wifuza gutunga ntabwo ari byo wihimbira cyangwa se ngo bikuze mu mutwe gutyo gusa, ubibona ku bandi. Ibi byitwa social comparison. Nitwe binyabuzima byonyine bigira iki kintu. Ntabwo inka y'umukara igireba yisine ngo ibone ko ifite ibara ryiza yumvira ryifuje. Abantu nibo bagenda mu mihanda barebana ku masura kandi buri wese akabona ko hari benshi bamurusha ubwiza cyangwa se akumva aratuje kubera ko atekereza ko arusha abo bandi ubwiza. Iyi mibereho n'imyitwarire yo guhora twigereranya n'abandi nizana urukundo rw'ibintu n'ubutunzi. Iyo ubonye abaturanyi cyangwa se abandi bantu mukorana n'abandi bose berekana ibyo batunze, bihita bizamura muri wowe imyiyumvire yo kumva nawe ubishatse cyangwa gutekereza ko byari kuba byiza iyo umeze nkabo. Nyamara hari ikintu tudatekerezaho kenshi. Mwiga mitekerereze hari icyo bita hedonic treadmill. Ni igitekerezo cy'uko buri gihe usubira ku rwego rw'umunezero wahozeho iyo hashize igihe runaka ugeze ku bintu wamaze ubuzima bwawe bwose wifuza kugeraho, cyangwa se iyo uhuye n'ikibazo gikomeye utigeze utekereza kuzahura nacyo. Ibi bivuze ko abantu bose twirirwa tubona bakize cyane
cyangwa se bamamaye cyane cyangwa se bageze ku bintu twifuza kugeraho, bariya bantu umunezero wabo wamaze gusubira ku rwego wariho mbere y'uko bagera kuri ibyo bintu byose bagezeho. Mu yandi magambo, ibyo bintu byiza batunze bamaze kubimenyera, bihinduka ubuzima busanzwe. Uyu munsi uramutse utsindiye miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, nta kabuza wakwishima ndetse ubuzima bwawe bwahita buhinduka ukaba umukire. Ariko nyuma y'umwaka umwe ubaye umukire, umunezero wawe waba wamaze gusubira ku gipimo uriho uyu munsi. Nibyo icyo gihe ibibazo ufite uyu munsi byo kutarya icyo ushatse cyangwa se kutarya ngo uhage, kutagira inzu no kudatunga imodoka nta byaba bihari. Ibyo bibazo byaba byarakemutse, ariko haba haravutse ibindi bibazo nabyo bikubabaza cyangwa se bikaguhangayikisha ku rwego rumwe no kutagira imodoka cyangwa se kutarya ibyo ushaka. Umubabaro ubabaza kimwe, waba uterwa no kutarya ibyo ushaka cyangwa se uterwa nuko abantu batakubaha kandi uri umukire. Aba bantu bombi bose barababaye kandi uyu mubabaro ubarya kimwe. Hedonic treadmill kandi nanone igaragarira mu kongera kwishima kw'abantu bahuye n'ibibazo cyangwa se bahuye n'ibyago bitagira ibara. Sinzi niba warigeze ubona umuntu wahuye n'ibibazo wenda agapfusha be bose cyangwa se akabura ubutunzi bwe bwose. Ushobora gutekereza ko nta kintu kizongera kumushimisha mu buzima, ariko nyuma y'igihe kitari kinini aba yamaze kumenyera ubwo buzima bushya bubi, agatangira kubona ibindi bintu bishya bishobora kumushimisha. Niba yarahuye n'ibibazo agatakaza ubutunzi bwe bwose, birashoboka cyane ko agitunze yashimishwaga no kujya mu biruhuko mu mahanga. Namara gukena, ashobora kuzajya ashimishwa no gutekereza gusa ko icyamutwaye ubutunzi nawe kitamuhitanye. Kubona umukunzi mushya cyangwa se kuzamurwa mu ntera mu kazi bitera ibyishimo byinshi. Gusa ibi bintu byiza biba bikubayeho ntabwo biba bigiye guhindura imyumvire yawe mu buzima bwose busigaye. Icyo ubwonko bwawe bukora ni uguhita buzamura ibyifuzo. Nibyo bakuzamuye mu kazi ndetse bakongeje umushahara, ariko umunezero wawe uzasubira ku rwego wari uriho umunsi uzabona ku rwego bagushyizeho rukeneye amafaranga menshi kugira ngo wumve urukwiriyemo neza. Ntabwo ushobora kubara inshuro mu munsi umwe bwira wigereranije n'abandi. Wigereranya nabo mu birebana n'uko basa, uko bitwara, ariko cyane cyane wigereranya nabo mu birebana n'ibyo batunze. Mu mateka iyo bavuze ukwikunda kw'abantu no gukoresha abantu ku nyungu zawe, hahita hatekerezwa ubucakara n'uburetwa. Kenshi iyo hatekerejwe uburetwa, benshi twumva Afurika, ariko ntabwo umugabane wa Afurika ari wo wonyine wabayemo ubucakara n'uburetwa. Ibihugu byinshi by'Abarabu nabyo byagize abacakara mu myaka yashize, n'uyu munsi bimwe biracyabafite. Mu Burayi no muri Amerika n'uyu munsi haracyari abantu batwara abandi babaguze cyangwa se babatwaye mu bundi buryo bakabakoresha uburetwa. Nitwe nyamaswa zonyine mu isanzure ryose zifite ubushobozi bwo gukora ibintu nk'ibi. Wabonye urwego tugezeho mu kwishimisha, urwego tugezeho mu kubaka ikoranabuhanga ritworohereza ubuzima n'ibikorwa remezo bitari byarigeze kubaho kuva isi yabaho. Nuko bati nimuze twibakira umujyi n'umunara ukora ku ijuru, maze izira ryacu ribe ikirangirire kugira ngo tutazatatana ku isi hose. Uhoraho aramanuka aza kureba uwo mujyi n'uwo munara bene muntu bubakaga. Nuko Uhoraho aravuga ati dore bose hamwe bari mu muryango umwe, bafite n'imvugo imwe. Ubwo batangiye gukora biriya, nta wundi mugambi uzabananira. Reka tumanuke maze ururimi bavuga turusobanye, hatazagira uwongera kumva icyo ndavuze. Nuko Uhoraho abakuraho, abanyanyagiza ku isi hose, ibyo kubaka wa mujyi barabireka. Mu nkuru yo muri Bibiliya ivuga ku byo kubaka umunara w'i Babeli mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 11 guhera ku murongo wa 2, abantu bashakaga kubaka umunara muremure ugera ku ijuru. Imana ibahanira ukukwigerezaho, inyuranye indimi zabo bananirwa kumvikana. Umunara w'i Babeli ushushanya ukwishyira hejuru n'umurengwe w'abantu
ku rwego bashaka kugerageza ibintu bishya batari barigeze bagerageza mbere. Abemera batekereza ko iyo abantu batangiye kwifata nk'Imana ibintu biba bigiye kuba bibi. Gutunga kugira ngo ubeho neza nta kibi kibirimo. Ikibi ni ukutanyurwa no guhora twigereranya, ari nabyo bivamo gusumbanya abantu n'abandi. No mu rusengero batwicaza mu myanya no ku ntebe zitandukanye bitewe n'amafaranga n'icyubahiro dufite. Ibi bigendana n'imiterere yacu yo gukunda intwari. Dukunda umuntu ufite ikintu arusha abandi kandi wamenyekanye kuri icyo kintu. N'icyo kintu arusha abandi byaba ari ukurya kubarusha, upfa kubibarusha gusa kandi bakaba babikuziho. Mu by'ukuri ubutunzi buhagije bungana iki? Birashoboka ko ubutunzi butabaho. Mu nkuru zo mu Bugiriki bwa kera havugwamo inkuru y'umwami witwaga Midasi. Kubera gukunda ubutunzi yasabye Imana Dionysos kumuha ubushobozi bwo guhindura zahabu ikintu cyose azajya akoraho. Icyifuzo cye cyarasubijwe maze icyo akozeho cyose kigahinduka zahabu. Apfa kuba gikozeho gusa, niyo byaba ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa. Inkuru z'umufilozofe Aristote zivuga ko Midasi yishwe n'inzara kubera ko ibyo yakoragaho byose byahindukaga zahabu. Zahabu yari y'igiciro, ni kimwe n'uyu munsi, ariko ibi ngibi bihita bigaragaza uburyo aka gaciro kayo atari agaciro mu by'ukuri. Nako twayihaye, ni nk'amafaranga. Ibintu bifite agaciro ka nyako ntabwo bigurwa, bibonekera ubuntu. Ni ibintu bine: ni amazi, ni ubutaka, ni umwuka n'umuriro. Ibi ni byo bintu byonyine umuntu akeneye kugira ngo abeho. Niyo waba udafite amafaranga ariko ukagira amazi, umwuka, ubutaka n'umuriro, ubaho. Ibi ni nabyo byavuyemo ibindi byose biri ku isi. Nta kintu na kimwe kiri ku isi kitavuye muri ibi. Ntabwo bigurwa, bivuze ko udashobora kubibura. Nibyo unywa amazi uguze, ariko nzi abandi benshi bayanywa batayaguze. Uvuga ko nta butaka ugira ariko ufite aho ushinze ibirenge. Umwuka uhumeka nta ukwishyuza, umuriro wota uva mu bibiriti waguze ariko nawe wawikorera. Mu by'ukuri ibintu bifite agaciro binatubeshaho ntabwo bigurwa kandi nta na kimwe kitava muri ibi. Inkuru ya Midasi yo kwifuza guhindura zahabu ikintu cyose akozeho ntabwo itandukanye n'inkuru y'amafaranga uyu munsi. Abazi gukora imibare babara ko iyo utunze miliyari y'amadolari, ubwo ni miliyari zirenga 1000 z'amafaranga y'u Rwanda, ubu ushobora kubaho imyaka 273 udakora, utinjiza irindi faranga na rimwe, kandi buri munsi ukarya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni bangahe muri twebwe bashobora kubaho imyaka 273? Ntabwo barenga zero. Ufite miliyari y'amadolari ni ukuvuga miliyari zirenga 1000 z'amanyarwanda, ubu ushobora no kurya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda buri munsi bitewe n'uko utazigera ubaho imyaka 200. Nyamara abantu barakomeza bagakorera andi mafaranga. Uyafite wese akakubwira ko ashaka andi. Iherezo ry'ibi bintu rigomba kuba ritazaba ryiza. Ni naho dusorera iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.